Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tutatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiri kukubuza kunyuranaho ibumoso. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. None kiri kubuza kunyuranaho ibumoso ku bihe binyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ku binyabiziga byose. B, ku binyabiziga byose bifite moteri. C, ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Aho kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Turebeye ku birango harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso iri mu mutuku, iri iburyo iri mu mukara. Bivuze ko nta modoka yemerewe kujya ibumoso. Rero kiri kubuza kunyuranaho ku binyabiziga byose, ariko ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande byo byemerewe kuba byajya ibumoso kubera ko mu birango harimo imodoka. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Tarahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zigwa irangi risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Kubera iki baryita ngo ni irangi ngarurarumuri? Ukuntu riba rikoze, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse. Bitewe n'icyo barishyiriyeho uhita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Nta gihe waragenda nko mu muhanda wenda nta matara yo ku muhanda hari, wamurika urumuri rwakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse. Na rino rangi niko riba rikoze ngarurarumuri. Ukubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe bigahita bisa nkaho byatse, ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo iryo rangi barishyiriyeho. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Kibazo cya
gatatu kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Inziga bari kuvuga ni imipine. Imipine bahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara asate: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda wenda se hari imirimo iri gukorwa cyangwa se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda birawufunga. Ese agomba gushyiraho icyapa gifite ubuso bw'amabara asate? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Bakoresha biriya byapa bitegeka bari kubwira ngo aha umuhanda urafunze, icyerekezo gitegetswe kata iburyo cyangwa komeza imbere cyangwa kata ibumoso bitewe n'ahantu bashaka kunyura. Biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubwiye ku buso ni ubururu. Iyo badakoresha ibyo byapa bitegeka bakoresha no muri kiriya cyapa kiranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, cyanditsemo amagambo avuga ngo deviation. Urumva nacyo ubuso aba ari ubururu. Ndizera ko uramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Kubera iki? Kubera ko bitangira gukurikizwa kuva ku gice cyaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ngo bitandukanye na biriya byapa byo gutambuka mbere n'ibiburira, kubera ko byo bibona mbere ukaza kugera aho hantu nyuma. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka ukimara kugihitaho utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza n'ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu yashobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Birumvikana kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Feri y'urugendo ikoreshwa ryari? A, mbere ya buri koni, B, muri buri koni, C, nyuma ya buri koni, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, mbere ya buri koni. Iyo ubonye kino cyapa kiburira kiri kukubwira ko ugiye kugira mu ruhererekane rw'amakoni cyangwa ahantu hari amakoni menshi, feri y'urugendo, ya feri ugenda ufata utwaye imodoka uyikoresha mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri. Ntabwo waza n'umuvuduko uri hejuru ngo uhite ukata ikoni, oya, uhita ufata feri y'urugendo mbere y'uko
iburyo ukata ikoni. Ndizera ko waramusemo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, tarabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya urangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niba ubonye umuntu afite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda yitwaje ya nkoni yera y'abatabona, uba ugomba guhita uhagarara ukareka akabanza akambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamugonga ukamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu bamugomba guhita muhagarara. Ndizera ko waramusamo A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, turabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Buriya amatara y'urugendo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso mu gihe cy'ibihu, ntago ari byiza kuyakoresha. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku binyabiziga by'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda aba ari bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga uva iburyo ugana ibumoso, uva iburyo ugana ibumoso, uva ibumoso ugana iburyo, biraba ari bibi igihe cyose, kubera ko wenda umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma agiye kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso, ukizungazunga uva iburyo umusanga ibumoso, urumva uzahita umusanga ibumoso umugonge, bimuteza ibyago nawe cyangwa guteza ibyago. Rero ni bibi igihe cyose ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose, cyaba cy'imitende 2 cyangwa se biriya binyabiziga bindi amakamyo n'iki, aba ari bibi igihe cyose. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Ntigomba gukoreshwa ryari? A, hari ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kugenderaho mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri na B ikaba ari igisozo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefone igendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika, nibyo bari kukubaza. Wagira hariya hari ibimenyetso bimurika ntukoreshe telefoni, ariko wamara kuharenga ugakoresha telefoni? Ni nkaho ari cyo bishatse kuvuga kuri A. Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri gukoresha telefoni? Ni nkaho ari byo bari kuvuga kuri B. Nabyo oya, twabonye ko A na B atari ibisubizo by'ukuri na C ntiyabayo. Rero tugahita duhitamo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika,
ndetse n'ahandi hose. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'undi muvuduko wose waba uri utwayeho, ntabwo wemerewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga. Ndizera ko Ramstar Mode, ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira kandi rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho wakorera rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero uzasubiza C, ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwateje ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, ukavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ikihe gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. C, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Ntibwacya ngo uhite ujya mu muhanda, hari ikiba gisabwa kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ikihe? Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro ari ibyo mwita perime, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro assurance, ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa y'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo neza ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Icyo cyemezo cy'isuzumwa y'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6. Yaba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara umwaka. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko n'ibyo bindi mvuze ubimenye, ko nacyo ni ikibazo babaza ariko no mu buzima busanzwe uzabikenera. Ndizera ko Ramstar B, ndizera ko Ramstar yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo y'icyanya amatara y'umuhondo aburira? Ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara uti? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A,
umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi iyo uri kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Ubwo rero iyo ubonye ibibazo bimeze nk'ibi ujye urebera mu bisubizo bivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ndizera ko waramusemo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro, tarabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugeze ahantu usanze hari umuhanda ufunganye kandi hari ikindi kinyabiziga kiri guturuka mu kindi cyerekezo kiza kigusanga, mugiye kubisikanira aho hantu hafunganye. Uba ugomba gukora iki? A, agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C, gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutwara ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ugabanya umuvuduko warangiza ugasiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo utatezanya ibyago. Ikindi kintu uba ugomba gukora mu gihe musuhuriye ahantu hafunganye muri abayobozi b'ibinyabiziga, mugomba koroherana, ukareka umwe akabanza agatambuka, yamara gutambuka nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo mudatezanya ibyago. Ariko ugomba kugabanya n'umuvuduko ugasiga n'umwanya uhagije, ukirinda kujya gusatira cya kinyabiziga kindi utajya kukigonga. Ndizera ko waramusemo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya uvuge ko ari inzira idakomeza. Ndizera ko uburyo bwose bazakikubazamo uzahita ugikora kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, n'umuhondo. B, n'umutuku. C, n'umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, umweru. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, turi ku ruhande rw'imbere tuba dusa umweru, uturi ku ruhande rw'inyuma tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ibyo bibazo bitatu nkubwiye niba bikubaza uzahita ubikora. Ku ruhande rw'imbere tuba dusa umweru, mu mbavu z'ikinyabiziga
tuba dusa umuhondo, naho inyuma tuba dusa umutuku. Ndizera ko hano waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda, uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kubona ko hari umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuguturika inyuma ashaka kukunyuraho. Ese ugomba kubahiriza iki? A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B, kongera umuvuduko. C, guhagarara. D, A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C, ugahagarara, nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Mu gihe uri kubona ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ushaka kukunyuraho, wegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo ubwo araba agiye kukunyuraho, kubera ko murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, n'abagiye kukunyuraho ibumoso aba afite umwanya uhagije wo kukunyuraho ataguteza ibyago cyangwa wowe ukamuteza ibyago. Rero uhita wegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo musigire umwanya uhagije ibumoso bwe. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Turahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Murabizi rino tara ndanganyuma ni rya rindi ukoresha uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere nta kibazo cyari yakunyuraho. Rero kubera ko n'ubundi kunyuranaho biba bikorerwa ibumoso, rino tara ndanganyuma naryo riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ariko hari abantu bakunda kuryitiranya na rya tara ukoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Ririya tara ryo riba risa icyatsi kibisi, rigashyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ntuzabyitiranye, ibyo ni ibibazo bibiri babaza. Niba bavuga ngo itara ukoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho, uzamenye ko uzahitamo ko rishyirwa inyuma hegereye impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, kandi ukamenya ko iryo tara riba risa icyatsi kibisi. Naho rino tara ndanganyuma ryo rishyirwa hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko utazabyitiranya. Nibiramuka bije mu kizamini urakora murabizi ibibazo biragaruka. Ndizera ko hano waramutamo A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ndizera ko nibagwa icyo kindi kibazo nkubwiye urahita ugikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ni ukuvuga ngo amatara y'ibinyabiziga byibura aba agomba kuba ari kuva ku butaka kugera ku iryo tara muri santimetero 40. Nta tara riba rigomba kujya munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ari ku kinyabiziga kidapakiye. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yahe matara? A, amatara kamenabihu. B, amatara yo gusubira inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, amatara kamenabihu, na B, amatara yo gusubira inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntabwo akurikiza iri tegeko, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. No kuvuga ngo amatara yose y'ikinyabiziga byibura abagomba kuba ari kuri santimetero 40 duturutse ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ariko amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntabwo akurikiza iri tegeko. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza aho waba hose mu gihugu, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Yaba iyo ku ruhushya rwa burundu aribyo mwita kategori, kuri kategori zose kode ziri kuboneka, cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita provisoire, kode ziri kuboneka uturere twose. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafatire kode. Ukeneye kwiga turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali, ukeneye kwiga igihe gito, turakwigisha wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Ukeneye kwiga mu buryo bwo kuri telefoni, uri kure cyangwa se ukaba uri hafi ariko ukaba ufite nk'akazi katakunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite musinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha, uri mu mujyi wa Kigali aho waba hose turaza twayikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura kino kizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi ka buri munsi. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa, ibibazo biri gukunda kugaruka, ukande subscribe, ikintu cyose ndajya ndashyiraho ujye urahita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero mwamaze kubikora. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.